Ranyana ari umuntu uri kwiruka mu muhanda yambaye agatimba bimeze ko ari nk'umugabo n'umugore bari bakoze ubukwe bari rukankana gusa ariko izo sura ziri kwirukankana ntago zimeze nkaho zishimye kabisa. Umugabo aramubwira ati hagarara ngo wa mukobwa we garuka dushyingiranwa cyangwa uze kwicuza. Umukobwa aramubwira ati ndeka ngiye nyine sinshobora gushyingiranwa nawe ati mva ngiye nyine cyangwa ureke nsimbuke hano nirahuye. Umutipa agira ngo ni byoroshye ati uya Stefania ati have ukiyahura ndakwinginze ati ndakwinginze twasubirayo tukajya kubivugana tukabasha kuba twavugana kandi twabivuganaho babara rwose ntiwiyahure. Umukobwa aramureba umugabo akomeza kubembereza amubwira ati Stefania we ndakwinginze ukiyahura. Unamubwira ati Carlos ndabizi uzi nibindi nukomeza kunyegera ndahita niruhamo hano nukomeza kuzunyegera nje ndahita niyahura ndahita nsimbuka muri no mazi ngende mfe. Umugabo gake gake azagenda amwigisha gake gake. Umukobwa nawe ati Carlos we nukomeza kunyegera ngende yiyahura. Umugabo nawe gake gake n'imitoma myinshi agenda amubwira ati ndakwinginze ntusimbuka aho hantu dusubirayo amakosa yose nakoze nabasha kuba nayakosora twavugana ariko tukabirangiza hagati ariko bitageze aho ngaho ku buryo wajyaho kwijugunya mu mazi. Umugabo akomeza yiginga abagenzi. Umukobwa nawe yakataje banza afite umwanzuro neza wo kwijugunya mu mazi akomeza yurira ko kanya nta no gutekereza ahita yiyahura muri ya mazi ahita asimbuka yikubita muri ya mazi. Nyagasani we abakobwa batagira umutima. Umugabo atangira kuvuga ati Stefani winsiga ati ndakwinginze Stefani garuka tuvugane. Bigaragara ko hari ikintu bari bakosanyijeho cyangwa se bari bapfuye ari amakosa wenda y'umugabo ariko umugabo akayagerageza kuba yamuhamagara ati reka twumvikane twasubira mu rugo tukajya tubivuganaho. Barakwereka nta kindi cyakurikiyeho ari undi mutipe w'umubogari wari uri hano ari hafi ku nyanja cyangwa se ku nkombe arebye mu mazi abona umuntu umeze nk'umuntu mu mazi arareba arumirwa ati ndarota cyangwa ibyo mbona nibyo. Mutipe akomeza agenda yigira imbere gake gake ngo abanze arebe koko atari umuntu. Arareba abona koko ni umuntu uri mu mazi ati uruzi umuntu uri mu mazi ra. Arakomeza kugenda areba ahita atera imbere nyine gake gake agende kuba yamufasha. Barakwereka umutipe bagenzi yahise yoga nyine yinjira amazi agenda kuba yamufasha gake gake agenda ngo ati kanguka madamu we kanguka ntugire icyuba ati ndakwinginze kanguka. Umutipe disi n'umutima mwiza araje kumurokora nyine nubwo atamuzi nyine amwitayeho aramugigira ari kararemereye gusa nyine baravuga ngo nta gasore kadaterura inkumi tu. Barakwereka abagenzi umutipe yakomeje kugenda amugigira aza gake gake areba nyine aho yamurambika gatoya. Barakwereka wa mugabo nawe ntiyacitse intege yakomeje aza ku nkombe y'uruzi azahamagara Stefania we Stefania gusa uko ahamagara umutipe arabanza akamwumva nyine akumva iryo jwi ariko akabishira amakenga akareba umukobwa akavuga ati si umukobwa watakaye mu mazi umva n'umuntu uri kumuhamagara ubu suyu yaba ari guhamagarara ariko arangije umutipe nyine arabanza ajya kumutsimba gake ngo abanza bitekerezeho. Umugabo nawe ntabwo yacitse intege yakomeje agenda ahamagara ati Stefania uri he Stefania we uri hehe. Uko akomeza kugenda ahamagara abagenzi gake gake yigira imbere araza gake gake yigira imbere. Wa mutipe nawe akomeza kugenda abyutsa wa mukobwa amubwira ati byuka ati ndakwinginze kanguka gusa uko ari kumubyutsa akakomeza yumva ijwi riri guhamagara akeka ko uno mukobwa ashobora kuba ari we yitwa Stefania ariko nyine bikamuyobera se niki cyatumye agwa mu mazi akandi gatima kamubwira ati se uri kumuhamagara bari we wamutaye mu mazi namutabara gute nabandi kumutabara cyangwa nabandimo ndamwuhura. Tipa arabanza bitekerezaho arabanza aramutsimbaho gakeya munsi y'urutare ngo abanza arebe niki kijya mbere abanza arebe wagwane kuki ari kumuhamagara uno mugabo ese kuki niba bari kumwe kuki atabanje kumutabara mu gihe yaraguye mu mazi. Barakwereka munsi ya rwa rutare wa mugabo ise azahamagara ngo ati ntayo wamboneye. Tipa aravuga ati nta muntu nabonye kabisa. Umugabo ngo ati ni umukobwa bita Stefania ni umugore wanje. Umugabo aramubaza ati ariko se ubundi Stefania ninde kuriwe ko uri kumuhamagara cyane ntaretse ko nanuwe nabonye. Barakomeza abagenzi bagenda baganiramo gake gake umutipa ariko yabanje kumushira amanga areba hasi agiye kumbwira ngo nguyu hana ariko agatima karamwanga tu anambwira ati wapi sha Stefania nawe nabonye kabisa. Bigaragare ko umutipe yarabanje aratekereza aravuga ati ese namutanga hanyuma ugasanga uri kumuhiga ahubwo ni ugiye kumugirira nabi cyangwa se amaboko mutayemo niwe mabi. Umutipe yakoresheje ubwenge aramuhakanira amubwira ati wapi kabisa ntawe nigeze mbona. Nyuma yo kubimubwira arangije wa mugabo nyine itasubirayo umukobwa na umutipe nawe itasubira kuri wa mukobwa ajya gutangira kongera kubyutsa gake amurutse ngare ko yabasha akagarura akanyabumuntu gake yitonze
hariyo abasore bagira umutima mwiza nkanjye nyine tu nanjye ni nkakora nimereye kuri kintu narebe yaramutereye bagenzi aramunyanyura arebe ko abasha kuba yamujya kumubutabazi bw'ibanze cyangwa se abashe kuba hari aho yabasha kumugeza kuri kintu narebe gusa turakwinginze ngo mu gihe agafilime kagikomeza tutaramenya hamujyanye turakwibutsa gukora subscribe ukore like ndetse na share kandi ntibagirwe gukora kuri kakazogera ko ku ruhande ka notification kugira ngo filime zacu tukiza uploadinga ziteze kugera ku kanya udacitswe ube umwe mu ba mbere bazibonye ubwa mbere nta cyakurikiye rero wamutipesa amunyanyura amujyana hehe amugezi we mu rugo nyine gake gake umugore aribaza ati ye ati Jimmy ati nibiki mwana ati wasaze se Jimmy aramubwira ati hoya ati umukobwa akeneye ubufasha kabisa akeneye ubutabazi umugore aramubwira ati uzanye undi mugore mu nzu yanjye ati reka ntabwo bishoboka Jimmy ati ariko jya wumva mwana ati Jimmy ntabwo wumva ati uzanye umugore mu nzu yanjye ati dore ikidashoboka rero ni icyo ngicyo Jimmy nawe avunira amatimu agatwi mu matwi aragenda gake gake nyine no mu gitanda cyangwa se mu cyumba cyo baryama arangije aravuga ati ntago nakuryamisha nagatimba zaguye mu mazi zitose tu gake gake atangira kugenda mukura ka gatimba amukiza nyine ka gatimba kuko karatose cyangwa se imyenda yambaye iratose ntago ari kumuryamisha ku gitanda kandi atose igitanda cyabo kurikira unarebe hehe ukurikira unarebe ukuntu hari abatipe bagira umutima mwiza gature umugore arabikoraho iki rero ako kanya umugore aje arumirwa ati ye ati Jimmy tari kubundi ujya usara aturaza umugore mu nzu yanjye umugabo aramubwira ati gabanyijwe ati vugira hasi madanda kwinginza uyu ni umukobwa ntoraguye musanze mu mazi yaguye mu mazi nyine ndamutabaye nanjye ntabwo nzi icyamubayeho umugore ati nese wamutabara bikagusaba kuhita umuzana mu nzu yanjye hano ati ntabwo bibaho Jimmy aramubwira ati gira umutima mwiza namara gukira we naraza kuvana agende cyangwa se turaza gusobanukirwa n'icyo cyamubayeho musanze mu mazi yasa nkaho atakaye mu mazi ndakwinginze madamu we nyumva tumufashe turi cyo twamufasha umugore ahita yikubita arakara ati ubwo ngubwo rero atugiye kugira abagore babiri ahita anakorora akoroye akanguka asanga nyine isangana atari ijambo rya mbere yabajije ngo hano ndihe we ahangaha ni hehe ndi umugabo anubwira ati tuza umugore ahita avuga ati so yavuze ngo nakanguka agende nahita asohoka agende umugabo aramubwira ati wowe witonze gakeya barakwereka bakira aho ngaho abagenzi hari umugabo nyine wa mugabo wese aza yumva ijwi ahamagara hanze ati Stefania ako kanya umukobwa ahita yumva ko ari wewe uri guhamagara ati baba we ati niwe ati ntaba ari we ati ndabinginze ati nimumubwire ko ndi hano umugabo aramubwira ati sohoka ugende umugabo aramubwira ati ndabinginze mukomeze mumpishe ndaza kubabwira buri kimwe cyose byambayeho ati uwo mugabo ntago ari umugabo wanjye ati mumbabarire mumureke rwose ntimubwire ko ndi hano kuko byaba ari ikibazo gikomeye cyane ndabinginze ntimutume amenya aho ndi umugabo ahita yikubita aramubwira ati nuko agenda ati ndagiye ati ubwo gusigarana abagore bawe nyine ubwo gira abagore babiri nta kindi cyakurikiyeho bagenzi bakomeje kumuhisha wa mugore nyine asigara mu cyumba wenyine ariko nyine afite ubwoba sinzi ikintu uriya mugabo yari agiye kumukorera gusa kuko uri kumwe nanjye kurikirana nanjye uraza gusobanukirwa katurebe rero barakwereka wa mugabo yaragiye nyine ku rugo aza gukomanga nyine hahandi akwitana na wa mugabo nanone aramureba aramubwira ati ni wowe nanone se ati niwe twe turi kumwe hariya kuri riva cyangwa se hariya ku mazi umugabo ati yego ninjye tuje no gusakira Stefania hano se ati no se uje kumushakira Stefania na hano umugabo aramubwira ati hoya nyine ati nuko nari nyimushaka ati gusa nta kibi namushakiraga ati namubuze pe nabuze amahoro ati ndabinginze niba muze aho mwaba mwamumboneye mwambwira kabisa aramureba ngo ati wapi ati o Stefania ati ubundi se ninde kuri wowe arambwira ati n'umugore na girlfriend wanjye twe tugiye gukora ubukwe twe tugiye gushyingiranwa ati afite ikibazo cyo mu mutwe ati ibinini yakagombye kubinywa niyabinyoye ati niyo mpamvu yabuze ati gusa rero nimba naho uri hano mufate ka business card kanjye cyangwa se nimero yanjye igihe cyose anytime muramutse mumubonye ndabinginze mwazamamagara kuri no nimero hoho umugore arabitekerezaho umugabo arareba umugore aravuga ati mbivuge ariko ati mbivuge arangira yisubira avuga ati sawa nitumubona tuzakubwira arakwereka ariko hari ukuntu umugabo areba akabona ko ari nk'ikintu bamuhishe ariko nyine agatima nyine ntikavuyeho tu ariko nyine nta kundi ahita afata umwanzuro nyine aragenda bamubwiye ko niba nabo bamubonye cyangwa se bakamenya information yose ivuye ibyerekeranye n'umukobwa bazahita bamubwira
katurebe rero barakwereka wa mukobwa yahise akanguka nta n'imyenda yambaye, uribuka ko bamutoraguye nta myenda yambaye bakamukuramo imyenda bakamuryamisha aho ngaho, ahita asohoka n'ibiringiti byose agenda gake gake anyonyomba, agenda agiye kureba ni ibiki biri kujya mbere nyine, cyangwa se arebe kuba yakitsimba, arebe ko koko yareba ko wa mugabo ari uri kumuhamagara. Wa mugore nawe ahita azana umujinya mwinshi aje kumureba mu cyumba aramubura, munsi y'igitanda ntawe uriyo. Aravuga ati kagihera, ati madamu we atugiye hehe? Umukobwa ahita ayumva ijwi nyine riri kumuhamagara, ahita yitsimba, asohotse agiye kumureba bahita bahurira kuri balkoni cyangwa se mwibaraza. Ati madamu we ati mbwira, ati ugomba guhita umbwira n'iki kijya mbere hagati yawe n'uriya mugabo. Ati umugabo wawe n'iki kijya mbere n'umuntu mugabo wawe? Umukobwa ati oya ntago ari umugabo wanjye. Ati ntago ari umugabo wanjye, ati yamaye uburozi yarimo aramfosinga kuba twabana kandi ngiye ntago nabishakaga. Umugore aramubwira ati ariko yabasaze, ati yatubwiye yuko uri umugore we kandi yuko hari ibinini ufata byatumye utumutwe ariyo mpamvu wabashije kuba wakibagirwa nyine. Umukobwa aravuga ati ndarahira ku Mana je ndi muzima nta burwayi ndwaye nta busazi ndwaye, ati nta n'ibinini njyanywa, ahubwo naje mucika kubera ko ashaka ko dushyingiranwa ku ngufu. Ako kanya atarasobanukirwa icyamubayeho, umugabo ahita azana agacyayi, ati madamu we tigenza gake ariko ikinyabupfura cyinshi disi. Aramubwira ati mushyitsi wacu akira afata ku gacyayi, banza ufate ku gacyayi ubanze ngo gake gake nyine usomeho ususuke wumva. Umugore biramurya ati atoke umuntu ni yakangutse, ati nta kindi agomba guhita avana akagenda agahita ajya kuri uwo mugabo we, cyangwa se duhamagara umugore tumubwire ko ari hano. Umukobwa agenda ahamagara ati ndabinginze ni ukuri nimumuneze, atarashaka kungirira nabe, turasuye umuntu arashaka kumfosinga ko dushyingiranwa kandi ntago bikwiye. Mutipa naramubwira ati ariko se mada wakihanganye twaba tumucumbikiyeho gatoya tukamuha akanya gatoya akaba aruhutsemo gakeya. Umugore ararakara aramubwira ati sigarana n'uwo mugore wawe nta kundi, ubwo nyine we mugore wawe. Ahita yikubita aragenda kumwe abagore babaye. Kuri kintu narebe mutipe nta kintu cyakurikiyeho disi yasiga abwira umukobwa ati wihangane madamu wanjye nuko ameze, ati gusa ndizera ko byose biri buze kumera neza. Nawe ahita yigendera asiga umukobwa hano. Kuri kintu narebe umugabo yasize amubwiye ko agiye kumushakira utwenda akaba yambaye, aramubwira ati wengeye kugushakira utwenda ube uteyemo kandi uze gutuza ibintu biraza kugenda neza, biraza kumererwa neza. Arakwereka rero nta kindi cyakurikiyeho. Hari undi mutipe yari ugiye kwivomera mu gishanga, ako kanya hari karashika yavuye nyuma ye, gombo ahita amufata mu nda. Icyana kimufashe mu nda, ako kanya agenda amukubita n'ikimunju, amukubita ikibizo. Umutipe ati ariko warasaze mwana, ati warasaze, ati umugabo waramutse atubonye. Umugore aramubwira ati hoya ntugire ikibazo mwana, ati umugabo wawe ibindi ari kwita, ati afite ikindi kigore kiri mu nzu, ati ibyo ngibyo ntubyiteho, ati ntabwo ashobora kutubona. Umutipe ati undi muntu mu nzu, ati umugore mu nzu byaba byagenze bitese, ati n'umuntu ngo yatorogaje gutabara, ariko nta nubwo nshaka kuvuga kuri iyo ngingo man, ati iyo ngingo tuyihore. Ati n'ikintu ati n'umuntu yatoraguye, ati sinzi ngaho yamutoraguye ngo aje kumutabara, ati byananyebeye, ati gusa iyo ngingo sinshaka kuyivuga hata ahubwo, ati none se uriya ko nani ngukumbuye, atari kubura nta nubwo ikintu ubona koko, ati nabona ko nani ngukumbuye. Nta kindi cyakurikiyeho mutipa ngo ati okay niba ari nkumbuye none tubanze twikoze hari ahantu hari safe, tubanze nyine tujye kubiganiraho neza umbwira uburyo ari nkumbuyemo. Bahita bacaho nyine bacisheni. Barakwereka abagenzi umugabo nawe yasigaye mu rugo, wa mukobwa ahita aza yateyemo imyenda, aza yambaye neza, kumbi n'umukobwa mwiza wa danje. Ahubwo araho ngaho atuje, umugabo atuje ajya kubona ubuntu umukobwa n'ikinyabupfura cyinshi amuzanira agacyayi. Umugabo yari ahagaze arimo aramedita, ati se mwafata ku gacyayi? Umugabo ararakareba aravuga ati yego nta kibazo, ati yego bazana agacyayi. Umukobwa ariko afitemo akantu kubwira ngo ati hoya niba nakubangamiye cyangwa se niba nta kibazo nguteye, ati ndakwinginze ufate kuri kano gacyayi, ati gusa mbabare niba nkoze amakosa. Umugabo aramubwira ati hoya ntugire ikibazo, ati nta kibazo kabisa, ati agacyayi ndaza kukanywaho, ati kandi nawe ndabona umeze neza, ubigaragara nuko umaze kumererwa fresh, ati se umugore wawe nta kibazo ari bugire. Umugabo aramubwira ati wihangane, umugore wanjye ndamuzi, hari uburyo tubanyemo, naza gukomeza kugenda muganeza gake gato uraza kuba uhuri hano gatoya. Katurebe bakomeje kugenda baganira mu gake gake bagenzi, mwibutsa gukanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo tubashe kuba twateza imbere ibi bintu byacu, mudusapoting nyamuneka turabinginze. Bakomeza kugenda baganira mu gake gake nyine nk'umugabo wari witoraguriye umuntu, ariko icy'ingenzi umukobwa arimo aragenda amushimira amubwira ati ndabinginze mwakoze cyane kuba mwantabaye. Ako kanya rero umugore yavuyeyo ahita azamusunika terukose, ati mu myenda yanjye, ati ubwo nyine wamenyereye utangiye no kunyambarira imyenda. Jima aramubwira ati madamu yateka ihangana, ati mama ndakwinginze,
ibaze ko yanamuhendayenze akamwita mama. Ati ndakwinginze, ati mumutije gato yambaye, urabizi ko twamutoraguye nta myenda afite. Umugore atangira ati hoya nta kuntu yasanze menyera atangiye no kunyambarira imyenda. Umukobwa aramubwira ati we nta kibazo, ndagiye gushaka uburyo nasubira muri ya yindi nambaye maze mvangamba viranga. Ati nukuri mu mabare ntago aragasuzugura, agiye kugenda jima aramubwira ati hoya uretse gatoyi. Ati hoya wigera hano ujya. Aramubwira ati sheri, ati nizere nyine ko ati urabumutije gatoyi, ati ariko nyine nizere ko nawe byari prank sheri, ntago wamubwira ngo urakaye. Umukobwa nawe taseka avuga ati madama nyine araseka avuga ati yego, ati wagumye hano kandi kajya, ati byari prank nyine, kubera ko umugabo nyine abonye ko abagabo tuzi ubwenge, aramuconfusinza amumvisha ukuntu nyine ari prank tu, ariko nyine nakajinya kinci umugore ahita basigaho ngo nyine aragenda. Gusa umukobwa we yabibonye yabicishijemo akajisho. Tipe nawe araho nyine abona ko zamwakiye nyine umugore niwe wamwirongoreye, aramuzi nyine biragaragara ko umugore atamushimishije kabisa. Barakwereka abagenzi umukobwa nta kindi yakoze yese avaho ngaho nyine asega Jimmy aho ngaho ahagaze. Gusa Jimmy nawe yareba umugore akaja, ndabona hari ukuntu ari kubireba agaseka, abona akamwenyura akavuga ati sha sinzaho bizaherera. Katurebe rero kurikira filime narebe nta kindi cyakurikiyeho bagenzi. Umutipe wa mukobwa wese nyine ahagarara hanze ajya kumedita gake gake, agenda atekereza nyine ari kumedita gake gake. Poro nawe Jimmy nawe yahise aza nyine gake gake amubwira amuganizamo gake gake. Aramubwira ati hari uri kureba hari n'icyuzi cyanjye, hari niho norerera amafi. Umugore aramubwira ati none se kuko ati ubasha kuba wakorora amafi? Ati hano mworora amafi? Twebwe iwacu ari mu mujyi kwera ibyo byo korora amafi ntabyo tuzi. Ati se burya koko amafi barayorora? Ati narinzi ko amafi aba mu ijuru. Gake gake nanjye namuganiramo umukobwa wo mu mujyi waraje mu cyaro nyine, wari uje mu cyaro. Aramubwira nyine namuganiriza gake gake ati amafi nyine ari ukuntu umuntu ayorora gutya na gutya, umunsi umwe nzagutwara umfashe tujye kuyaha ibyo kurya. Aganiramo gake gake. Umugabo nawe nyine asa nkaho nyine yishimiye umukobwa cyangwa se umuntu yatabaye. Umukobwa nawe nyine bigaragara ko yishimiye nyine umuntu amutabaye, yabonye umuntu wumugira neza. Baganiramo mureba n'akana ko mu jisho, nawe urabibona. Ibi namwe mubyibonera, ntabyo nakubwira, ntago nakubwira ibirenze ahangaha. Bakomeza kugenda baganiramo, arangije amubwira ati ntugire ikibazo, ibintu bizagenda bizakongera bimererwe neza kandi ibintu byose bizasubira ku murongo. Ahita amusigaho ngaho, aramusezera amubwira ati ngaho nta kibazo, reka mejye mu turimo tw'amaboko buriya turaza tuzavugana. Akira aho ngaho ndagira ngo mukurikire ino filime, ahubwo ino filime ikirangira ujye muri commentaire wirukanka uhita unyandikira umbwire ngo hagati y'aba bantu ninde wakosheje cyangwa se ninde munyamakosa. Umbabarire umbwire. Barakwereka aho ngaho wa mukobwa asohotse hanze, harakandi katipe kese kavayo kamwe kajya kabinoza na wa mudamu. Aza yububa uko yububa umukobwa na amugendaho gake gake. Umukobwa arumirwa ati uyu ninde se, numujura se meze bite? Ariko nyine araceceka aravuga ati reka nze ndebe tu. Barakwereka wa mutipe nawe yagiye akebaguzwa gake gake kwidirisha. Uyuka ku mugabo ntaho ari yagiye mu turimo tw'amaboko, aragenda ku idirishya arafungura n'amadirishya ya sliding, ahita yicomeka ndani. Umukobwa arimo aramureba, ni umujura se cyangwa hari ibyo agiye kwikorera? Arakomeza arakebaguzwa kuko namubonye, aravuga ati ntawe. Gusa umukobwa ahita bikeka tu, abonye ko nta muntu uri kumureba wa muhungu, ahita agasunika akadirishya. Agiye rero agiye mu rugo rwa wa mugabo yagiye mu turimo tw'amaboko, agiye kuba nyine yiganirira na wa mugore, ntuzi ko bakundana se. Gusa ibyo arikora byose nagazi ko wa mukobwa arimo aramureba. Umukobwa biramutangaza biramwumiza, arikanga. Ako kanya wa mugabo nyir'urugo Jimmy yahise avayo, azasanga wa mukobwa ati Stephanie, ati nibiki kuri hano, nibiki kijya mbere ko ndebisa nka wikanze? Umukobwa arikanga aramubwira ati hoya, ati ntacyo nuko narindi hano. Umugabo nako arimo akabaza aramubwira ati hoya Stephanie ntumbeye, babarira umbwiza ukuri, niki kijya mbere hano? Nicyo uri kureba hariya nkabona nikanze, niki kiri kujya mbere hano? Mbwiza ukuri kandi ntumbeye. Stephanie ati nari Stephanie nyine agira ubwoba bwo kumubwira, abura aho yabihera. Aramubwira ati umugabo akomeza amuhatiriza. Stephanie aramubwira ati ati gusa ni inzoka, ati ni inzoka nari mbonye, ati ni inzoka nyine nuko nari mbonye inzoka hariya nyine hafi hari. Yangiza akamubwira ati none si inzoka igatuma ugira n'ubwoba? Stephanie aravuga ati ngomba kubivuga. Ahita amubwira ati hoya, ati ikibazo, ati hari umugabo uvuye hariya, ati mbona agenda nyonyomba aca hariya, ahita agenda ahita yinjira mu idirishya iwawe. Ati gusa ntabwo nzi impamvu kabisa. Umugabo aramureba aramubwira ati uri kuvugisha ukuri? Ati hari umuntu winjiye hariya iwanjye?
ati mbwira ntugire ikibazo Stefania ndabizi urimo ufite ubwoba ariko mbabarira umbwire ati nyine ubonye umuntu yinjiye hariya ati yego ngenda abonye umugabo yinjiye hari iwawe yinjiriye mu idirishya mugabo arumirwa ati mugabo yinjira iwanjye ati yego umugabo ahita atera imibare avuga ati ni umuturanyi tu ahita atana n'umuhini hasi yaravuye guhinga ahita yirukanka agirukanse wa mukobwa nawe amukururaho katurebe rero barakwereka hano hari abandi bari mu cyumba barimo barabirunoza reka bamufatire hejuru y'umugore w'abandi filime igeze aho iryoshye reka twirebe barakwereka Jimmy nta kindi cyakurikiyeho yese agenda mu cyumba akingura gake yitonze gake agiye kureba asanga barimo barabinoza ku mugore we tabara mana nyagasani akireba abona umugabo we nyagasani we ndapfuye we wa dore gibaye dore umugabo asanze umugore bari kumurya hejuru we bari kumucya hejuru ati madamu niki ntagukoreye koko uratinya ukazana umugabo mu nzu yanjye undi mugabo mu nzu yanjye koko umutipe naje igitipe cyane ati mbabarira umutipe Jimmy ati ceceka wamushenzi nyamanza wawe mujinga we uranca inyuma iwanjye ukaza ugaca mu idirishya ukaza kundongorera umugore iwanjye ukaza kunca inyuma ati ndavuze ngo ufate ibyawe uva hano genda wamushenzi we aka kanya narakwica naragukorera ikintu kibi hita ufata ibintu byawe uva hano ugende ko gasa gusa wanzererezi we vana ugende kuri kintu nurebe nyagasani Jimaze yegera umugore gake umugore amubwira ati Sherine ati nukuri mbabarira ati twabivugana ati Sherine ndakwinze mbabarira ati mbabarira rwose tuze kwivugana nta kindi cyakurikiyeho disi Jimmy se yicara hasi ku gitanda atangira kurira ati kuko Sherine ati niwe wankora ibi ngibi atanu hose twavuye ubuzima bwose naciyemo ukuntu mpasoringa kugira ngo tubeho ibintu byose nkora kugira ngo ubeho wishimye ariko ukarenga ukampemba kunca inyuma mvi ruhande genda katangira kwiriza ati nukuri Sherine mbabarira urebe isoni zirakica gakomeza kwaka imbabazi cyangwa se umugore isoni ziramwica gusa byose uko bari kubikora ibyo byose biri kuba wa mukobwa araho ngaho arimo arabireba byose arimo arabireba bibaye nawe yumiwe ntago yarazi ko hari abantu bakimeze gutyo kabisa yaramubwira ati madamu icyo ushaka rero va hano ugende ati ntuzongere no kunyinjirira mu buzima ntuzongere no kuntekereza ntuzongere no gutekereza ko njye nawe twabanye ako kanya wa mugore yasohotse ahita agenda nyina ko asohoka akubitana na wa mukobwa ahagaze ku muryango ariko niyagiye cyamubwira abona ko nyine harimo akantu isoni zimwishe ahita yiruka barakwereka Jimmy yasigaye mu cyuma asigara arira ati mana nyagasani nakoze iki kuko nacumuye iki wa mukobwa araza atangiye kumwegera Jimmy ahita asohoka ati mvaho nawe nta muntu w'umugabo urira aho abagore bamureba ahita aguruka uko agenda ariko umukobwa nawe amwomaho tu umukobwa abanza ariko hari inyungu ariko uri bubonamo umukobwa abanza ashaka guhita afatiraho mwabibonye namwe ushaka gufatirana umuntu umufatirana mu bibazo ukurikirana rebe ntugacikwe barakwereka abagenzi Jimmy amaze gusanga umugore wamuca inyuma nta kindi yakoze saza hano ku rutare aza kurira ahantu handi ku gitare nyine hamwe ku rutare nawe urahumva nyine atangira kurira avuga ati mana nyagasani we ati niki ati kubera iki ngewe ati kubera iki ngewe kucyo umugore yankora ibintu nk'ibi niki namukoreye kuki nakoze ibintu byose bishoboka ariko kuki we yanyitura ibintu nk'ibi kandi koko namukundaga birababaje bagenzi birababaje ati niki koko nta kintu na kimwe nakoze niki ntamuhaye niki namukoreye Imana nyagasani kubera iki ngewe ibintu nk'ibi bimbaho umuntu mwiza koko nkanjye ibintu nk'ibi bikambaho gute kandi koko yihangane urarebe neza usanga abantu babi nta bintu bibaho ariko abantu beza shaho ibibazo bibaho reka ntiwamenye kuri kwa mukobwa yese aza gake gataza yegera nyine yiyegera amwegera gake amubwira ati ihangane biraza kugenda neza Jimmy atangira kugenda ati ntago nzi impamvu byambayeho ati ntago nzi impamvu ibintu nk'ibi biri kugenda bimbaho ati ntacyo ntakoze uriya mugore namukundaga nta rukundo namweretse ntago nigeze muca inyuma na rimwe umukobwa arangije amubwira ati ihangane bibaho ati gusa icyo nakubwira cyo kimwe mu buzima hari igihe uzabona umuntu w'ingirakamaro muri wowe hari umuntu uzaza akinjira mu buzima bwawe akagufata neza kandi akajya nakubaha kureta uko nguko uriya mugore yabikoraga ati byanze bikunze niba hari ikintu kibi kikubayeho uri umuntu mwiza ntugacike intege nzi neza ko hari umuntu mwiza uzaza mu buzima bwawe uzakwitaho kandi uzajya unakubaha asa nkaho ari kwivuga Jimmy aramubwira ati nanjye uwo muntu ndamukeneye ati ndizera ko nanjye umunsi umwe uwo muntu azashyira akanzaho cyangwa se nkashyira nkazamubona barakwereka abagenzi Jimmy nta kindi yakoze yakomeje kwihanagura amarira ku maso gusa uko ari kwihanagura amarira ku maso umukobwa anamubwira ati none se naguhobera
wanyemerera nkaza nkaguhobera. Jimmy arareba ati nta kibazo. Umukobwa amaze kwemera ko bamuhobera, umukobwa yahise agenda agwa mu gituza cya Jimmy nyine agenda muryamamo. Yaragiye nyine ahita amugwamo aramuryamamo gake gake. Arambwira ati ihangane, ati guhera ubu ngubu ntugire ikibazo, nzagenda nkwitaho gake gake kandi ibibazo ufite byose nzagenda mbyitaho. Ati nzagenda ngufasha gake gake, ntuzagire icyo umborana, icyo uzakenera cyose ngifite nzakiguha, nzakuba hafi kugeza bino bibazo bigushireho cyangwa se ubyibagiwe. Barakwereka Jimmy yarishimye ati nibyo se koko? Ati kuko niba uko bimeze urakoze cyane, umbereye umuntu mwiza. Ati urakoze cyane. Barakwereka Jimmy nawe n'ibibazo yese abyibagirwa, yatangiye guhita umukobwa amufataranye mu bibazo, atangira kugenda amubwira utugambo twiza, agenda amwigisha amubwira ibyerekeranye n'urukundo. Jimmy nawe birakwereka ko by'urukundo byose birangira cyangwa se byo gutekereza wari umuciye inyuma byarangiye, ahita hitamo gustatinga ubuzima n'uriya mukobwa. Batangira gake gake nyine basa nkaho bagiye guhita batangira gukundana ako kanya, nta nakanya gaciyemo. Wabonye break up z'abandi, nuko breakinga mu minota 30 kwabonye umukunzi. Barakwereka byenzi nta kindi cyakurikiyeho, bahise baba nk'umugore n'umugabo. Jimmy yese afata wa mukobwa atangira kujya kumwigisha ko bagaburira amasamaki nyine muri cya cyuzi cye, gake gake bagenda benjoyinga ubuzima. Urukundo rwari ruhari bagenzi. Jimmy nta break up yigeze atindamo, ntago umukobwa yigeze amuhana kanya ngo afatwe n'ibintu bya break up ngo afite ngo ikibazo ngo kikiniga. Reka yese afatiraho. Barakwereka abagenzi bakomeje kugenda baganira gake gake bari mu rukundo, baraberanye disi, baranaberanya, mushyira akarabyo ku gutwi. Aravuga ati n'ubundi niwe integera igihe cyose, urukundo igihe cyose ruratsinda. Umukobwa yese ibonera umugabo ako kanya bitamugoye. Hanyuma rero Jimmy nawe ahita yibonera ikindi cyana, n'ubundi uri mwiza kuruta uwagiye sha. Jimmy yamwenyuyemo, bakomeza kugenda bakena gake gake, agenda nyine amwereka imisozi. Umukobwa amubwira ati imisozi, ariko agakobwa nakagoryi, afite umuhini ku rutugu, ariko arimo aragenda ashaka kumukubita uko akebuka. Jimmy nyina ahita abona ko agiye kumukubita, ko kanya kumukubita. Umukobwa ati tumbabarire. Barakwereka disi, agakobwa nakanyamugi nago kamenyera ibintu byo mu cyaro, gusa nyine kahise kikundira umutipe wo mu cyaro agatabaye, kikundira umutipe yise yemera ko kitaho mu gihe byari bikomeye cyangwa se mu gihe umutipe nawe byari bimukomeranye. Ahita namuheka, ahita mushyira mu mugongo, ahita amubwira ati twigendere sha, n'ubundi waziye igihe, ati waje n'ubundi byari bikenewe. Barakwereka abagenzi nta kindi cyakora wese binjira mu nzu nyine bagenda kugenda baganiramo gake gake. Ndagira ngo winjire muri komanteri umbwire ese muri bariya ari Jimmy n'umugore we ninde wahemutse, cyangwa se ari uriya mugabo ari uriya mukobwa n'uriya mugore ninde wahemukiye undi. Barakwereka ibyacu bidatinze, ijoro ryaragereye. Gusa uko tukiri aho ngaho mu kagoroba, mu masaha nimugoroba, hari waje ari inkweto turi kugenda tureba irimo iraza kuri urwo rugo yegera aho ba Jimmy batuye. Isura yarakaye. Ninde rero? Ni wa mugabo Marcus cyangwa se Mariko, wa mugabo wa kera twatangiranye filime irikangana na wa mugore. Ageze imbere ahita bareba igisura, nabo bari kuvayo gake gake. Bamugeze imbere bahita bikanga. Ati Mariko we urakora ibiki? Ariko umukobwa amubaza. Umugabo ahita amubwira ati Stefani ugomba kuva hano tukagenda. Ati mwari muzi rero ko muzabana igihe kinini, muzanyisha igihe kinini. Ati rero mwari muzi ko muzanyisha igihe kinini. Ati ugomba kuza hano tukagenda, tugahita dusubirayo. Umugore amubwira ati Marcus wiva hano cyangwa ntahamagara polisi, ngiye ntahantu njyana nawe. Asa yigira imbere, turakeka se ko akora iki? Ati ugomba kuva hano tukagenda, wowe umugore wanjye. Jimmy nawe yitambeka aravuga ati nta hantu wamujyana. Ati nta hantu ushobora kumutwara, Stefani nawe wamujyana. Umutipe ahita amubwira ati ariko n'umugore wanjye. Ati we wankora iki se? Ati urumva wakora iki ngiye kwitorera umugore? Jimmy aramureba n'umujinya mwinshi aramubwira ati wamushenze, reka nkubwire ugomba kuva hano ukagenda. Stefani aramubwira ati Marcus we va hano ugende. Agiye kumukoraho Jimmy ahita amurya box ya danje. Ati vano wamurezi wemvira ku mugore, ati ugomba kuva hano ukagenda. Ati wamurezi uraza kunera mu rugo rwanjye ushaka kunjyana umugore, uvuga ngo ni umugore wawe, va hano ugende wanzerereziwe. Mugabo ati ye. Ati we shaho, ati nta kintu na kimwe wakora cyamboza gutwara Stefani mu rugo. Ati kandi nawe wa musore we ibyo ukoze uraza kubyicuza, tugomba kubyicuza wa muginga we. Ajya kumurya indingumi ya kabiri amubwira ati vano wanzerereze wemvira mu rugo ugende, urazana ibintu by'iterabwoba, uraza gutera ubwoba, uratera ndubwoba, va hano ugende wa mushenzi we.
umugabo akomeza kugenda yitotomba ati muzambona, ati byanze bikunze Stephanie n'uwanjye ngomba kumutsindira, ngiye kuzana jeshi cyangwa se ngiye kuzana gengi yanjye, turakwereka wa mushenzi we. Barakwereka abagenzi. Stephanie yahise yegera yegera umugabo we Jimmy aramubaza ati sheri umeze neza? Ati nizere kumeze neza. Ati nta hantu bazakujyana, ntawe uzagukora wa mushenzi we. Yekuko n'agafilme kari kugenda abagenzi uko baratwereka Nyamuhobe yishimye, agafilme gasa nkaho kari kugenda kagana ku musozo. Tubibutse ko jpeacemedia cyangwa se jpeace mwenyewe alongside Keza Kimana from Burundi, mukomeze mudusupporting, mukora like ndetse na share, kandi mutubwiye ukuntu ibintu bimeze muri commentaire. Murakoze cyane, mukore kuri kakazogera kugira ngo filime zacu z'ubutazi zitazagucika. Murakoze cyane, ciao ciao, turabakunda.